nsanzwe nyuma. Icara ahangaha. Esther ni Mutesi umukobwa wawe ni umwana wanyu ni iki? Yaraje arambwira ati urumva rero nziranye n'umukobwa wawe ninanje wamubwiye ngo niyigende urumva ngo yaraje arambwira ati njyewe Mutesi nzirengero ye niyari ninanje wamugire n'inama ngo niyigende ngo abe hano ngo yishingire urumva nari ikintu cyambabaje yambeshyera Mutesi yaranumye ngo nze mbimubwire ntabwo yakutumye yaranumye ngo nze mbikubwire ko yishingiye ntabwo ari njyewe wabimubwiye uri kumbeshya ntutegererwa ntabwo rero wamwoheje ngo yishingire amwoheje asiri umwana kandi bwakizi naha umufungirana nari ikintu cyambabaje cyane bigatuma mfata izo myanzuro zitari nziza sibyo mwambwiye ko azahari numva ko nyine nimufungiranya hano akaguma aha bizatuma Mutesi aza kureba iki inde mugenzi we bityo nkabona nde umukobwa wanjye none ikindi cyane cyambabaje kurushaho kumbwira ko yasanze yanjye tukakahungu karesha n'intuza n'uburikira hano haraguru uriya muhungu muzima wowe no kugira ngo umwana wawe yishyire wabigize mu ruhare muzira ukoresha inshuro zingahe bakubwiye ngo bakore ubukwe ukanga wowe ubukwe azashaka abantu barebare bakorana ikintu nshaka ni ukubona umukobwa wanjye agarutse hano ameze ate nk'isugi niyo uyu mukobwa nzamurekuza yego ko baramusugiriye byararangiye igihe amaze arongowe yarongowe ukigenda umva bazakora uko bashoboye mpaka bamubumba mu gasubire mu kwezi ndakubwira ngo uyu mukobwa azaba hano uko mbonye umwana wanjye none nkubita jya rigwa nkubita yamukoreruka mu rugo ndaje garuka hano yamuko jya rigwa turarwana ibeshya unkoreho none se ubwo nzabona gute umukobwa wanjye wowe se ko ari ngo urashaka byenda bite urashaka kurwana niyo mpamvu ngo namugumishije kugira ngo umukobwa wanjye azaza musanga kuguhamagariza umbwire ukuri ufata umwana w'umukobwa ukamukingirana mu nzu yewe birangiye Girirwa yarigize ibamba yanze kurekura Esther. Ese mu by'ukuri muri kubona ibintu Girirwa arimo arakora muri kubona bifite ishingiro? Ese ko Girirwa arimo akingira na Esther nkaho ari umukobwa we biriya bintu ntabwo byamuhanwa cyangwa se ntabwo yabihanirwa n'amategeko? Reka dukomeze tuganire. Iki ni ikiganiro Ibanga Film Discussion. Tugarutse kugira ngo tuganire neza kuri iyi filime, kuri iyi episode ya 332 kugira ngo turebe ese ibizakurikira ni ibihe, ibyo twakagombye kubasohorera ni ibihe, ese ibintu tugomba kubakinira ni ibihe, bitewe n'uko mwabyanditse muri comment. Andika muri comment ikintu uri kumva ko cyakorwa hano kuri Girirwa cyangwa se ku wundi muntu uwo ari we wese uri gukina muri filime. Nurangiza niba ari ubwa mbere ukande subscribe, niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel kandi nawe wayikanze kera wakoze kudufasha, ibuka gukanda notification kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijye bikomeza kukugeraho mu ba mbere, kugira ngo utazajya ubireba nk'ahari igihe ibyashize nk'aho byabaye kera. Ese nk'abantu b'abasaza cyangwa se nk'abantu b'abapapa bakuze, nk'abantu b'abasheshe akanguhe, tugomba gufuhira abana bacu kugira ngo batagenda? Ese nitubafuhira tukanga kubarekura ngo babe bashaka, ni twebwe tuzabirongorera cyane twebwe tuzabishakira? Ibi nabyo tuba tugomba kubitekerezaho. Mu by'ukuri ntabwo Girirwa yakagombye gufuhira umukobwa we, yakagombye kumureka akagenda, dore yuko Bobo na Mutesi bikundanira cyane kandi ubona ko urukundo rwabo rufite ishingiro. Girirwa ntabwo yakagombye kubigiraho ikibazo. Ese ko yahohoteye umwana w'abandi baramutse bamureze byo muri kubona byagarukira ahagana hehe? Ibi ndabizi byamukoraho cyane kuko yanafungwa hagati y'imyaka 5 cyangwa se imyaka 10 kuba ko aba yahohoteye umwana w'umukobwa we, kuko ashobora no gushinjwa ko aba anamufata ku ngufu kuko amukingirana mu nzu ndetse n'iyo nzu anayiraramo.